Muraho neza bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze. Ese waba warigeze kubyuka nijoro ibyuya byakurenze ugasanga imyenda yawe n'igitanda cyawe muri rusange byatose, nyamara hatari hanashyushye, ukibwira uti ibi bintu byaba biterwa n'iki? Birasanzwe se cyangwa hari ikibazo gikomeye? Abantu benshi usanga babyita ubushyuhe, abandi bakavuga yuko wenda byatewe n'umunaniro, abandi bakavuga ko byatewe na stress. Ariko ukuri ni uku nguku, burya ibyuya byinshi nijoro bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara zikomeye ziba zitangiye mu mubiri wawe. Niyo mpamvu muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri abantu bagira ibyuya byinshi nijoro biterwa n'iki, tunarebere hamwe indwara zikomeye zishobora kuba zihishe mu mubiri zigatuma ugira ibi byuya byinshi cyane mu masaha ya nijoro. Cyane ko ibi byuya ni ibimenyetso biza bitewe n'uko umubiri wawe uri gukora. Uyu munsi ngiye kubigusobanurira mu buryo bwiza, turebe ibyuya nijoro bivuze iki, ese ni izihe ndwara zishobora kubitera, ni ryari ushobora guhita ukenera kujya kwa muganga byihutirwa. Turaza no kureba kandi ku ruhare rwa physiotherapy mu kuba bagufasha kuri iki kibazo cyawe, cyane ko n'ubundi iyi channel igenewe gucishwaho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima ariko byibanda kuri serivisi za physiotherapy cyangwa se ubugororangingo cyangwa se kine mu rundi rurimi. Reka duhere kuri ibi ngibi rero dusobanukirwe, ariko mbere yuko ntangira birashoboka ko wenda badukurikiranaga ariko ukaba wari utarakanda subscribe, kanda like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera. Ibyo ngibyo igituma mba mbigusaba, bituma tumenya ko hari abantu badukurikira kandi dufasha, bigatuma dukora video nyinshi zibagenewe. Ikindi kandi bituma buri video yose dukoze ihita ikugeraho neza cyane. Ikindi binaguhesha amahirwe yo kuba umunyamuryango wacu, ku buryo ki wandika ikibazo cyawe ufite muri komenti tukabasha kuba twahita tukigusubiza mu buryo ki bukoroheye. Reka twitangirire rero ingingo yacu uyu munsi, turebe mu by'ukuri ni iki gitera ibyuya bya nijoro. Ese bivuze iki? Ubundi ubusanzwe ibyuya bisanzwe ubusanga ari ibifasha umubiri kugabanya ubushyuhe, ariko noneho ibyuya bya nijoro ntabwo ari ibyuya bisanzwe pe. Iyo bibaye byinshi cyane usanga bishobora no kugutera guhindura imyenda, ugasanga mu by'ukuri n'igitanda cyawe byagitoheje. Biba ari ikimenyetso cy'uko umubiri wawe uri kurwana n'ikibazo runaka imbere mu mubiri. Biba byagenze bite rero? Dore indwara zikomeye zishobora kugutera kugira ibyuya byinshi cyane nijoro. Ku mwanya wa mbere turahasanga indwara z'ama infection, urugero nk'igituntu. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ibi ni ingenzi cyane, n'abandi wenda badukurikira bari ku migabane itandukanye, abantu bashobora kugira ibyuya nijoro bitewe n'ama infection. Burya iyo umuntu afite ibyuya nijoro ugasanga aratangira kunanuka, ugasanga wenda sagize inkorora idakira, ugasanga afite umunaniro, ibi ngibi akenshi ushobora no gusanga ari igituntu cyangwa tuberculosis. Mu gihe rero ibi ngibi bibaye, burya physiotherapy nayo igira uruhare rukomeye cyane mu kuba yagufasha binyuze mu kuba yafasha ibihaha byawe gukora neza, kuko nk'uko mubizi igituntu kiragenda kikangiza ibihaha. Ikindi kandi physiotherapy inagufasha, ishobora kuguha imyitozo yo guhumeka neza ndetse no kongera imbaraga z'umubiri wawe. Birumvikana ko ushobora kuba ugira ibyuya bikomeye nijoro bitewe n'aya ma infection, ashobora guterwa n'igituntu cyangwa se mu by'ukuri akaba aturutse ku bindi bintu bitandukanye. Igihe rero bimeze uko nguko, mpita nkugira inama yo kujya ku ivuriro kugira ngo babashe kuba bagufasha. Ikindi kintu cya kabiri navuga ko ari indwara inakomeye mu by'ukuri ishobora kugutera kugira ibyuya nijoro, usanga ari indwara z'amaraso nk'iza kanseri zimwe na zimwe. Ibi ni ibimenyetso bikomeye, ariko mu by'ukuri ntabwo bigomba gutera ubwoba ako kanya. Burya kugira ibyuya nijoro ugasanga mu by'ukuri bikomeza kugenda byiyongera, bishobora kuba mu by'ukuri bigaragazwa n'umunaniro ukabije, bishobora kuba wenda byatewe no kubabara amagufwa yawe, bishobora mu by'ukuri byanatewe no kubyimbirwa k'udusabo tw'amaraso. Iki gihe rero nabwo biba ari byiza iyo ugiye kwa muganga byihutirwa kugira ngo babashe kuba bagufasha. Ikindi nanone burya gishobora gutuma umuntu agira ibyuya byinshi cyane nijoro ni ama hormones cyangwa se ni imisemburo ye ibidahagaze neza. Burya nk'imisemburo irimo za thyroids cyangwa se kuba umuntu yagira hyperthyroidism nyinshi, by'umwihariko nko ku bagore bari mu gihe cya menopause. Ibi bishobora gutuma umubiri uhorana ubushyuhe bwinshi, bigatuma umutima utera cyane, yewe n'ibyuya byinshi umuntu akaba yabibona
cyangwa se akabibona nyine bimuriho nijoro. Niyo mpamvu rero nka physiotherapy bagufasha mu kugabanya stress iyo uri muri icyo gihe cyangwa se ibintu bimeze uko nguko, bakaguhereza n'imyitozo igabanya umuvuduko w'umubiri bigendana n'umuvuduko kandi w'amaraso, kugira ngo amaraso abashe gutembera neza, bityo nyine wa mubiri wawe ukore neza n'aya ma hormone yose abashe kuba yakora mu buryo bwiza butakubangamira, cyane ko twabonye ko nyine ari byo bishobora kongera ibyuya bya nijoro. Ikindi kintu nanone gishobora gutuma umuntu abira ibyuya bya nijoro ni stress n'ubwoba bukabije. Burya ubwonko buhorana ubwoba akenshi, noneho rero iyo usanga umuntu atekereza cyane, hari igihe usanga yumva akantu agahita agira ubwoba agahangayika, ugasanga umubiri wiwe uhora uri mu cyo nakwita fight mode, uhora witeguye kurwanya icyo kintu kiri kumukanga kimutera ubwoba. Iyo bimeze uko nguko rero usanga umutima wawe utera cyane, ugasanga umubiri nawo urekura ibyuya byinshi, kuko umutima utera cyane ni nako n'umubiri ugenda urekura ibyuya byinshi. Ahangaha rero iyo bimeze gutya, physiotherapy bari ingenzi cyane kwikora mu bijyanye na breathing exercises, mu bijyanye n'imyitozo igufasha guhumeka neza, ndetse na relaxation therapy, imyitozo igufasha kuba waruhuka neza, ndetse n'icyo nakwita body awareness training, uburyo ki bagufasha ukajya utwara umubiri wawe neza, bikaba byakugabanyiriza ubwo bubabare cyangwa se ubwo buryo ugiramo stress nyinshi zikaba zagabanuka. Ikindi kandi bikaba byanatuma umutima wawe utera mu buryo ki bumeze neza, atari uguhubagurika bitewe n'ubwo bwoba uhorana. Ikindi kintu nanone burya gishobora kuba cyatera ibyo byuya bya nijoro ni indwara z'imyakura, ibizwi nka neurological problems. Burya iyi myakura igenzura ubushyuhe yangiritse, umubiri usanga utakiri kubasha neza kugenzura bya byuya byawe. Ahangaha rero physiotherapy cyangwa se serivisi y'ubugororangingo ni ingenzi mu gukangura ya myakura, ndetse no mu kongera coordination cyangwa se kongera guhuza neza bya bice by'umubiri wawe bibiri byuya, ndetse n'uburyo cy'ubwonko bubikoresha, kuko ibi ngibi nibyo bifasha ubwonko n'umubiri kongera gukorana, bityo nyine bya byuya byawe bikajya biza mu gihe cya nyacyo, atari ukuvuga ngo bipfuye kwizana gutyo gusa, biraje kubera iki kibazo iki n'iki. Mu by'ukuri bikajya biza wenda kuko wirukanse cyane, kuko wakoze amasiporo cyane, ariko atari ibyuya bije nijoro wisinziriye. Abantu rero benshi batekereza yuko physiotherapy cyangwa se ubugororangingo muri rusange bafasha mu kubabara umugongo gusa, kuko nk'uko abantu babihaye iryo zina ry'ubugororangingo, hari igihe umuntu ahita yumva bibuzemo amagufwa, bizemo imitsi, bizemo nyine ibintu biri aho ngaho gusa physiotherapy ikintu ishinzwe ifasha mu kongera ubushobozi bw'umubiri, by'umwihariko mu kurwanya indwara. Ikindi nanone gufasha kongera umwuka ugera mu bihaha, ishobora nanone kandi kugufasha kugabanya umunaniro, guturisha ubwonko bwawe ugatuza. Ikindi kandi nanone ni ingenzi cyane kuko ishobora kugufasha kongerera amaraso yawe gutembera neza mu mubiri binyuze mu myitozo itandukanye physiotherapy bagenda baguha. Iyo umubiri wawe rero ukora neza, burya n'ibyuya bya nijoro biragabanyuka, kandi n'ibije bikaza mu gihe cya nyacyo, kuko nk'uko twabibonye kugira ibyuya ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ibyuya bya nijoro nabyo bikabije nicyo kibazo. Kuko nk'uko twabibonye hari ibyuya bisanzwe bishobora guterwa nuko wenda hari ubushyuhe, bishobora guterwa nuko umubiri uri gukora cyane, ibyo birasanzwe. Ariko noneho mu gihe umubiri uri gukora cyane mu buryo ki wowe utari gukontorora, utari kugenzura, ibyo nibyo byitwa ikibazo. Niho rero tukubwira ngo physiotherapy nabo baragufasha kugira ngo amaraso yawe yongere gutembera neza mu mubiri, binyuze mu gukorana n'abandi baganga, by'umwihariko mu gukorera hamwe nyine bakareba icyo bakwiriye kuba bagufasha. Reka nkubwire ko rero umubiri wawe ukora neza, mu by'ukuri ibyuya bya nijoro bigabanuka cyangwa se bikaba byaza, ariko ubona ko nyine hari impamvu ifatika iri kubitera. Ariko iyo biza ukabona birenze urugero ku mpamvu zidasobanutse, ni ngombwa ko ugomba guhita ujya kureba umuganga. Ibyo rero wakora muri uyu munsi cyangwa se muri iki gihe, mu by'ukuri wumva ufite ibyo byuya cyangwa se ukaba ubyibonaho, nk'inama zoroshye waba utangira gukurikiza ni ugukora imyitozo yo guhumeka, ukagerageza ugahumeka, ukinjiza umwuka buhoro, ukongera ukawusohora utuje nta kibazo, ugafata akanya gato ko gutekereza ukumva umeze neza, ubundi ukagabanya stress, ugakora imyitozo yoroheje buri munsi, ukanywa amazi ahagije,
ikindi ukirinda kubaho ufite ubwoba bwinshi, kuko ubwoba bwinshi nk'uko twabibonye butuma nyine umutima utera cyane, kandi uko umutima utera cyane bituma nyine umubiri uhora ukora cyane, bikaba byatuma bya byuya bisohoka nyine ari byinshi cyane. Ibyuya bya nijoro rero burya nanone iyo birengeje urugero ugomba kujya kwa muganga byihutirwa, kuko nk'igihe ufite ibi byuya ariko ukabona biragendana no kunanuka cyane, ukabona bigendana inkorora idakira, ukabona rwose bigendana no kubabara mu gituza, ukabona bigendana no kubyimba ahantu ku mubiri runaka, ahangaha ntabwo uba ukwiriye gutegereza, ukwiriye guhita ujya kureba umuganga akakuvura. Reka nkubwire ko rero ibyuya bya nijoro atari ibintu byo kwirengagiza, birashoboka ko ashobora kuba ari ama infection cyangwa se ibintu byagiye mu mubiri bikaba biri kukwangiza, bikwanduza ndetse binabangamira uburyo cy'umubiri wawe ukora. Ikindi kandi birashoboka ko cyaba ikibazo cy'imisemburo, ama hormones nk'uko twabibonye, birashoboka ko cyaba ikibazo cya stress, birashoboka ko cyaba n'ikibazo cy'indwara zindi zikomeye. Ariko kandi reka nkubwire ko umubiri wawe uba ukeneye kumera neza mu gihe uri kuvurwa kugira ngo ubashe kuba wakira neza. Physiotherapy rero aho hose iragukurikirana kugira ngo ubashe kubona ubuvuzi bwiza kandi bwizewe. Ndizera ko rero mwamaze kuba musobanukirwa. Niba umeze uko nguko jya kwa muganga, bityo muganga mubonanye akugira inama, akubwira ati wakora iki ngiki, bityo ukurikiza inama za muganga, wite ku mubiri wawe hakiri kare, kuko kwita ku mubiri wawe hakiri kare nibyo byongera amahirwe yo gukira kandi ukanakira utazahajwe cyane.